reba cya kirema rero iyi ni ingobyi kiryamye mu ngobyi wakibonye iki kirema mwebwe mu muri cyane ni mu ndege iyi ni ingobyi yaje kikoreye Yesu amaze gutegeka umva Yesu amaze gutegeka byuka wikorere ingobyi yawe utahe ikirema iri tegeko rya Yesu ryinjira mu mitsi dafashijwe iri tegeko rya Yesu ryinjira mu misokoro iri tegeko rya Yesu ryinjira mu nyama ndafashijwe iri tegeko rya Yesu ryinjira mu kazi iri tegeko rya Yesu ryinjira mu bitabyara iri tegeko rya Yesu kibwira abantu bari ku murongo ni murebe kibwira abantu bari ku murongo kiro byati noneho byahindutse murami inzira none inzira murayima bo abantu bari bakinye inzira baravuga ati noneho inzira twayiguha turabona byahindutse ikirema bagihereza inzira tubaye ikaze ku Muhuzimana TV amazina nitwa Ndacyayisaba Elia ndi mwene so ndavuga kubizera kandi n'abatizera uyu munsi mugomba kwizera mu izina rya Yesu ndabizi ko mudukurikiranye muri beshi abari hino abari kure bari mu Rwanda bari hanze y'Igihugu cy'u Rwanda mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana uyu ni umwanya mwiza Imana itanze kugira ngo yikirize abantu bayo Bibiliya iravuga ni muhumurize abantu banjye bahumurize niko Uwiteka avuga bahumurize mubabwire ibyurutsa umutima kandi mubabwire ko intambara zishize kabiri mubabwire ko ibyaha byabo bababariwe rero Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kuko yemeye kubategurira ikigiye kubabohora muri aka kanya rero reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mariko ducunguje uburyo umwete kuko ni byinshi bigiye gukoreka muri iri jambo igitabo cya Mariko ndabwira wowe umurikiranye uri mu Rwanda ndetse uri hanze y'Igihugu cy'u Rwanda muri make hafi na kure kurikirana rero dusome ijambo ry'Imana Mariko bice byaho 2 turasoma no ku murongo waho wa 10 Mariko 2:10 no tugiye kuganira ijambo ravuga ngo titire iravuga ngo Yesu akiza ikibembe Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4 umvise Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu 4 10 avuze ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye umwanya asokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona amen iri jambo bene ibi ntabwo twigeze kubibona handi nari busome kubera igihe igitabo cy'Abefeso 3:20 igitabo cy'Abefeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo igitabo cy'Abefeso nuko ibasha haleluya ibasha
gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Iri ni ijambo rero Imana ishyize ku mutima kandi rigiye kubohora benshi, rigiye kubohora byinshi byawe byayoboshe. Ni ijambo rikomeye Imana igiye gukoreramo ibitangaza. Mbibutse ko iyo Imana igiye gukora, igiye gukiza, Bibiliya iravuga ngo yohereza ijambo ryayo bikaremwa. Kabiri, yohereza ijambo ryayo rigakiza abantu indwara zabo, niko Bibiliya ivuga. Imana yohereza ijambo ryayo. Mwibutse ko niba udakunda n'ijambo, kunda ijambo, kuko Imana ikorera mu ijambo ryayo. Iyo ishaka kubohora, ibohorera mu ijambo ryayo. Iyo ishaka kuzura, izura ibyawe mu ijambo ryayo. Iyo ishaka gutabara, gutabarira mu ijambo ryayo. Ishaka gutanga urubyaro, irutangira mu ijambo ryayo. Ishaka gukiza indwara, mbese ikiriza indwara mu ijambo ryayo. Ishaka kuguhagurutsa, iguhagurukiza mu ijambo ryayo. Ishaka kukwambika, ikwambikira mu ijambo ryayo. Ishaka kuguha akazi, ikaguha mu ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo nuko ipfumbatura ikiganza cyayo, igahaza kwifuza kw'ibiremwa. Ijambo ry'Imana rero ni ijambo ryene, n'ubuhanuzi butavangiye, n'ubuhanuzi mbese ijambo. Nagira ngo nkundishe ijambo. Bibiliya iravuze ngo iyo ipfumbatuye ikiganza cyayo, ihaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Iyi saha ndashaka, ndifuza yuko Imana ipfumbature ikiganza cyayo, ikoresha ijambo ryayo, ihaze kwifuza kwawe. Ndimo ndavuga iki? Imana ipfumbature ikiganza cyayo, mbese ikigupfumbaturire. Abantu barabipfumbase, ariko uyu munsi, iyi saha, iyi tarike, ukwezi, uyu mwaka, Imana ipfumbature ikiganza cyayo, ihaze kwifuza kwawe. Wowe umurikiranye, wowe uneza amatwi, uri mu Rwanda, uryamye kwa muganga Faisal, uryamye CHK, uryamye i Masaka, uryamye Kanombe, uryamye Kacyiru, uryamye hirya no hino mu rugo, ariko ukurikirana Impuhwe z'Imana TV. Mbese uri muri Amerika, uri mu Bushinwa, uri mu Burayi, uri Burundi, uri muri Kongo, uri Bugande, uri muri Burkina Faso, uri mu bihugu bitandukanye. Nagira ngo Imana irambure ikiganza cyayo, ihaze kwifuza kwawe. Ni wowe ndimo ndavugana nawe. Ihaze, Imana ikunumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya dusomye ivuze ngo iki? Iravuze ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Hano dutangiye ijambo. Yesu akiza ikirema. Yesu ntabwo yica, Yesu arakiza. Umva wumurikiye, Yesu ntabwo yica. Yesu ntabwo yica. Kuva mu itangiriro kugeza mu byashuwe, dusangamo gukiza kwa Yesu, dusangamo gukiza kw'Imana, dusangamo kubohora. Yesu ntabwo yica, Yesu arangwa n'imbabazi, gukiza gusa. Bibiliya iravuze ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Nkurikirane wowe uneza amatwi, nkurikirane wowe undeba live, wowe undeba, nkurikirane wumve Yesu mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo Yesu akigaruka, ava aho yari arimo korera ibitangaza, ava aho yari ari mu murimo. Yesu
abyiyumvamwo gusubira i Kaperinawumu. Yesu abyiyumvamwo gusubira i Kaperinawumu. Uwo ni Yesu abyiyumvamwo. So nashakanga wumve Yesu iyi saha, uyu munota, izi tarike, uku kwezi, uyu mwaka, Yesu yongeye kubyiyumvamo. Kandi Yesu yongeye kwiyumvamo gukiza. Yesu yongeye kwiyumvamo kugaruka. Imana ishimwe. Hari igihe yagiye abantu babona yaragiye burundu, ariko ndahanuye mu izina rya Yesu yongeye kubyiyumvamo kandi ariyumvishijemo, agarutse, aragarutse. Yesu aragarutse kandi ije gutangaza amahirwe ya nyuma ararusha aya mbere agaciro. Amahirwe yawe ya nyuma ararusha aya mbere agaciro. Yesu yongeye kubyiyumvamo. Ese ko abyiyumvishijemo? Ese ko agarutse abadayimoni barajya hehe? Ese Yesu ko agarutse abarozi bakuroga barajya hehe? Ese Yesu ko agarutse abakurwanya barajya hehe? Ese Yesu ko abyiyumvishijemo ko agarutse abohereza ibitega barajya hehe? Abohereza amahembe barajya hehe? Yesu yongeye kubyiyumvamo kandi anasimama. Yesu arahagurutse kandi ahagurutse ari intare, ahagurutse ari intare y'umuryango wa Yuda. Niwe ugira icyo arema akagikomeza. Yahagurutse nawe umwicaza. Iyo arambuye ikiganza nta muntu ugihina. Ndahanuye mu izina rya Yesu, Yesu yongeye kubyiyumvamo kugaruka. Akugaruka wa mumama umurikiye, wowe uryamye mu bitaro, Yesu arakugarukiye. Wowe uryamye Faisal, Yesu aragarutse. Wowe ukurikiye Impuhwe TV, Yesu aragarutse. Aragarutse kandi ajya gufitiye imbabazi nyinshi, ajya gufitiye impuhwe nyinshi. Yesu afite imbabazi. Yesu araje kandi iyo apfumbatuye ikiganza cye nta muntu ugihina. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aragarutse, yiyumvamwo kugaruka i Kaperinawumu. Mureke i Kaperinawumu mite mbese mageranye no mu kazi kawe kamaze guhomba. Reka mu Kaperinawumu mageranye n'iwawe mu rugo, wowe urebe urugo rwanze. Kaperinawumu mageranye n'amashuri y'abana bawe, ubona byanze bari gucyura ibintu bya fake. Ariko Yesu yiyumvishemo kongera kugaruka muri urwo rugo rwasenyutse. Yesu yumvishemo kongera kugaruka mu mashuri y'abana. Yesu yumvishemo kongera kugaruka muri ako kazi uri guhomba, urangurikiranye, uri guhomba cyamunarigeze iwawe. Ariko Yesu w'i Nazareti yongeye kubyiyumvamwo kugaruka i Kaperinawumu. Navuze Kaperinawumu nawe ukorera ubona byanze. Ni mu rugo iwawe urabona urugo rwasenyutse kandi wambaye impeta, wambaye agatimba, ariko urabona byagucanze, ugiye gusubira iwanyu. Ariko Yesu aravuze ngo wigenda, yongeye kwiyumvamo kugaruka i Kaperinawumu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bibiliya rero iravuze ngo iki? Umugore arabyara, abyara umwana, maze kumubyara ashiduka abyaye umwana uremaye, ufite uburwayi bw'uburema. Uremaye, 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 mwana uremaye. Tanda cyumba cyiza bakidekoye, ibintu bikoresho babiguze, bashopingiye umwana. Ababyeyi biteguye kuvuza impundu, ariko finaroma byajya kugisa nk'abandi babyeyi, ariko birangira byaye umwana uremaye. Umwana nyene Abanyarwanda bacu umugani babangu ibyaye kibi irakirigata. Ariko nagira ngo nuheranwe nayo mateka, Yesu aje guhindura ibintu. Nuheranwe n'ubwo buzima wivuga ngo niko bimeze, wivuga ngo ibyaye kibi irakirigata. Gira ibintu wanga, Yesu yongeye kubyiyumvamo mu izina rya Yesu.
uyu mugore rero abari biteguye kumuha impundu bese birangira abamubwiye sorry n'abamubwiye ngo awa siwe wabona. Wabo bose turabagira mu buzima mbese tugira inshuti zituba hafi zitubwira ngo I'm sorry bagutereje, sorry wahombye, sorry mariage irapfuye, sorry humura Imana izakwe. Dufite n'abandi rero bihisha nyuma yabo baza bavuga ngo awa siwe wabona, awa siwe ubukwe bwapfa, awa siwe inda yavamo, awa siwe waryama mu bitaro, awa Imana rero hari ikintu gihagurukije. Bibiliya iravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Nonaha Imana ishimwe, ntabwo manura ibyejo never, ntabwo manura ibyejo, ndahanura ibya nonaha. Wowe nkurikiranye uri mu Rwanda wumva Imana ya nonaha, Imana ije gukora nonaha kubwo kunyagwa, kubwo ibyo bigambo bavuze awa nibyo biteye Imana guhaguruka. Abavuga sorry abo bobo nta kibazo, ariko abavuga ngo siwe wabona ibyo nibyo biteye Yesu kongera kugaruka ikaperi naumu. Warabyara maze kubyara umwana yes mubyara byakira arabyakira umwana arakura. Mwana amaze gukura ariko haboneka abamurandata, haboneka abahungu bakakazi baza kumuheka bamujyana, kuko mbibutse ko uyu muryango cyangwa uru rugo rwavuje uyu mwana wabo. Nakutagize mama, nakutagize papa, nakutagize mukobwa, nakutagize wa musore, nakutagize mushiki wanjye, nakutagize kugira ngo ibintu byawe bigende neza, nakutagize kugira ngo akazi kawe wunguke, nakutagize kurangura neza, nakutagize kugira ngo ariko mwibutse ko nakutagize, ariko ibyo byapfuye nibyo Yesu ajemo mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo aka kana nyende barakavuza, bamaze kukavuza finaroma barashirirwa, barahomba nyene, kuko ikigeragezo kiri forever, ikigeragezo kiri forever, ikigeragezo kiri forever igitera umuntu mbese utindi, igitera umuntu bukere, igitera umuntu kwanga Imana, ariko ndahanuye mu izina rya Yesu icyo kigeragezo cyawe ndaje gutangaza si forever, kirarangiye nonaha, kirangiye muri iyi saha, kirangiye muri uyu munota, si forever. Imana yambye ngo nze nangaze ku Mpuhwe TV. Imana irahagurutse kandi nta muntu yicaza, ihagurutse ni nayo umuryango wa Yuda, nta n'umwe ubasha kuyicaza. Igize icyo yitumye iragikora mu izina rya Yesu. Mwana baramurandakanya n'abahungu baramupatana, bakajya bamujyana ku muhanda, bakajya bamujyana kuri gare ahantu hari itsitsiro y'abantu, bakamutereka ku nzira, by the way bakamutereka ku nzira kugira ngo ajye asabiriza, muzima bwo gusabiriza bamutereka ku nziraho. Abahungu bari bamupatanye, bari bamuharaye. Mwibutse ko hari abaguharaye, ariko bageze igihe cyo kuzinukwa. Ariko ndahanuye mu izina rya Yesu, amaboko agutindanye nakura kuri Imana yiteguye iguteguriye andi maboko agufata mu izina rya Yesu. Agutindanye, akunagira, aguha imisigi, aguha imyenda yaboze, aguha inkweto zitagukwira, agukuburira, agugaburira ibiryo bigaze. Nakure Yesu aguteguriye andi maboko. Imana ihabwe Yesu aguteguriye andi maboko. Ndahanura amaboko mashya mu izina rya Yesu. Wewe uri mu Rwanda, ndahanura amaboko mashya aje gukwakira. Aguhararutswe naguharuwe yakoze mu gihe cyawe, turabashimira barakoze, ariko harandi maboko Yesu ategetse kuza ku buzima bwawe, harandi maboko ataguhararuka, harandi maboko muje kugendana mu
andi maboko Imana izanye aguhararutswe nagende nakurekure andi maboko akwakire mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze gutya, uyu mwana bakajya bamurandata bamushyira ku nzira, bakajya bamutereka ku nzira uko bwije nuko bukeye, bamutereka ku nzira. Inzira sinzi inzira utinzeho, sinzi umuhanda utinzeho, sinzi gare umaze igihe wicayeho mu nsitsiro z'abantu uteze amaboko. Yes, urahari tuganire, mvuge rimwe wumve kane. Mana yawe hariyo Mana yanjye ije kurema igitangaza. Uyu mwana haraho bageze abamupatanye baramuhararuka, bakajya bamunaga ku nzira bakigendera, bakajya bagaruka kumucyura nijoro. Ijambo rivuze ngo iki? Rirambwiye ngo uyu mwana abura hajya abura hava, yireba iburyo ahabura ubutabazi, yireba ibumoso ahabura ubutabazi, yireba imbere ahabura ubutabazi, yireba inyuma ahabura ubutabazi. Iyo situation yicayemo, mwibutse ikigeragezo kirambye n'iwanyu barakuzinukwa, abavandimwe urabamagara bagakufa. Muri aka kanya duciye ikigeragezo kirambye, muri aka kanya duciye ikigeragezo kirambye mu izina rya Yesu. Yesu urahari. Imvura yagwa umwana akikurura munsi y'igiti, izuba ryava umwana akikurura munsi y'inzu, abamupatanye bukira bakaza bakamwanura bakamusubiza mu rugo. Umva abamupatanye, ndahanuye icyo kigeragezo cyo kutabyara ntabwo cyagupatanye n'ikikurekure. Ikigeragezo cy'inzara iri iwawe ntabwo cyagupatanye n'ikikurekure. Ariko Mana we, Theogene umuhanzi harwa kuririmba indirimbo ivuga ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanye ibyago bikokame. Si ikigeragezo si karande, kutabyara si karande, kurya nabi si karande, ngo bugumba si karande, si umugabane wagabanye igisuzuguro gikokame. Mana yambwiye ngo yongeye kwiyumva ngo kugaruka i Kaperinawumu. Ubuzima umwana arimo, ubuzima umwana arimo birangira Yesu abiboneye kure. Ndahanuye ikigeragezo utihamagariye, ikigeragezo utagizemo uruhare, Yesu akiboneye kure. Kandi nicyo bagizemo uruhare nacyo Yesu akiboneye kure. Yesu agira imbabazi. Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu abibonera kure. Yesu araza. Agira gute? Aza bucece, aza gake, aza nta muntu yabibwiye, aza atatanze amatangazo. Yesu aza gake kubera uyu mwana yabonye ku nkombe y'umuhanda, yabonye imvura imunyagira, yabonye izuba rimukubita, yabonye bamupatanye bamujugunya, yabonye iwabo bamunaga. Yesu abirebera kure, aza gake adatanze itangazo, aza bucece atabibwiye abantu. Mwibutse ko Yesu aje kuri icyo kibazo cyawe kandi atabitangarije abantu, ahubwo abantu bagiye kwibona byakemutse, basigaye bavuga ngo niwe cyangwa siwe, abandi ati niwe, abandi batasa nawe. Nawe uzave aho uri, uzabwira ati ninjye kuko yera yanetuye, Imana yanyijije, Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Yesu araza yinjira mu nzu, iyo nzu yinjiramo. Ndahanura Yesu yinjire mu nzu yawe, ndahanura Yesu yinjire mu kazi kawe, ndahanura Yesu yinjire mu bwonko bw'abana bawe, ndahanura Yesu yinjire aho ukorera, Yesu yinjire muri iyo business, Yesu yinjire muri iyo nditabyara
yinjire wowe ndakubona uryamye Faisal Yesu bavuze kutazakira ariko mbonye Yesu yinjira mu izina Yesu yinjira mu nzu bimenyekana ko Yesu yagarutse i Kaperinawumu kimenyetso kigaragaza ko Yesu yageze iwawe nuko bigomba kumenyekana kuko akora ibyo muyomba atakoze akora ibyo anko atakoze akora ibyo garamisera atakoze akora ibyananiye umugabo wawe akora ibyananiye abana bawe akora ibyananiye amafaranga Yesu akora ibyananiranye Mana ishimwe cyane Yesu arakora bimenyekana ko arahumuza ngana ku musozo baza birukana abantu bose bari babimenye ko Yesu abasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba abafite za premises dakora barabimenya ko Yesu yahageze abafite abana babaye batingonda bamenya ko Yesu yahageze abafite abana barara babwejagura mu bitanda bamenya ko Yesu yahageze abafite abana barara bamoka ariko Mana we iyi diamond irarimo abana babo ugasanga umuntu ajya ku gitanda kizengurutsa ariko umwana kararamoka n'ikibwana kiwe iyo diamond turayikira muri aya masengesho iyi diamond turayimenera kuri no motive mu izina rye ugasanga umwana wawe nakutagize umwishyurira amashuri wishyuye amashuri aheze ariko akazana ibintu bimaze nk'ibinyorogoto akazana ibintu utamenya nawe Yesu yumvishe bakugaruka muri ayo mashuri y'abana Yesu araje mama Yesu araje papa wikwigirira nabi ndumva Yesu ambwira ngo araje kandi aje gukora ibyananiranye abantu bose bateranira aho Yesu ari Bibiliya iravuga ngo barenga mu nzu barenga imbuga bagera hanze abagore abagabo abakobwa abasore ababuze urubyaro ababuze akazi abaraye bakubitwa mu ngo zabo ariko Mana we abarwaye indwara z'ibifu abarwaye impyiko abarwaye amaguru abarwaye amaso abarwaye mu nda abakobwa bagize 40 nta muntu urabona ubabwira ngo I love you abo bose bateranira imbere ya Yesu imbere ariko ubundi ni gute umukobwa wowe urasa neza ufite akazi keza urakora urisiga ni gute ukubise 40 utarabona ukubwira ngo I love you iyo diamond turayicira ku Muhwe TV mu izina ryayo Imana yambwiye ngo nze nangaze ku Muhwe TV ko Yesu yongeye kugira gute kubyiyumvamo kugaruka i Kaperinawumu Bibiliya ivuze ngo iki iravuze ngo barakibwira ati natwe dufite ibyacu bitugoye dufite ibigeragezo byacu fana ibyawe natwe tujyanye ibyacu imbere ya Yesu Bibiliya ivuze ngo iki bagisiga ku nzira abagipatanye bagitaye ku nzira bigendeye baraza gucanura nimugoroba arabo gisabye nabo banze kugitwara bagishikirize Yesu bose bagisiga ku nzira iki kirema cyari cyahagorewe shuti y'umusaraba cyari cyahagorewe cyari cyabuze ugitabara cyari cyabuze ukirengera ariko Bibiliya ivuga ngo ihagurutsa bane Imana imuhagurukiriza bane mbibutse ko bano bane nta n'umwe wari ujyanye icyifuzo imbere ya Yesu bose bano bane ni abantu Yesu yari yaratabaye ni abantu Yesu yari yaragiriye neza ni abantu Yesu yishyuriye ni abantu Yesu yarengeye mwibutse ko hari abantu Yesu yatabaye nawe baje kugutabara hari abo Yesu agiye kunyuzamo ibyawe mu izina rya Yesu aba bane barahaguruka baraza basanga igikirema cyicaye ku nzira igikirema barangije barakimenya bamaze kukimenya bamenya ko kiremaye kandi gitindanye buno burema inama y'abano bantu bane ndavuga inama y'abano bantu bane iraterana bateranya inama ako kanya bamaze guteranya inama inama yanzurako
igikira mu burwayi bwawe, inama yo mu ijuru iterane kandi yanzure ko ugomba gutabarwa, yanzure ko ugomba gutabarwa, yanzure ko ugomba kurengerwa. Inama mu ijuru yanzure ko ugomba gukora mariage, yanzure ko ugomba kuva muri ubwo bujura, yanzure ko ugomba kuva muri ubwo busambanyi, yanzure ko ugomba kuva muri ubwo butindi bwo gusahiriza, yanzure ko ugomba kuva muri ubwo bukene. Inama mu ijuru yanzura ko nubwo babimye inzira bagiye gushaka inzira z'ibirere. Mani habwe nahangiye gusengera. Inama y'abano bagabo bane baravuga ati nubwo batwimye inzira yo hasi, tugiye kwishakira inzira y'ibirere kandi inzira turayibona. Bibiliya ngo havamo umugabo umwe ariruka ajya mu rugo rw'umuntu ahakura ingobyi, araza bajyamishamo icyo kirema. Bamaze kukijyamishamo, umugabo umwe afata urwego, amaze gufata urwego azamuka hejuru y'inzu. Amaze kuzamuka hejuru y'inzu, umva ikintu yakoze, atangira gukuraho amategura cyangwa se amabati, arimo gusambura. Nyir'inzu aba yababonye, aza yirukanka, arababaza ati ni gute munsamburira inzu mwa bagabo mwe tutabajya kubiganiraho? Baramubwira ati mva muze wivuga amagambo menshi, twebwe turi kuyisambura, twebwe Imana yatugiriye neza, ariko dufite ikibazo cy'umuntu wacu, twamuzanye tumwegereze Yesu, none batwimye inzira, iyi nzu turayisambura. Twebwe Imana harimo Imana yagiriye neza, harimo ba enjeniyeri, harimo abaganga, harimo abantu bese, harimo abantu bafite amafaranga. Turayisambura, ariko tugeze umurwayi wacu imbere ya Yesu, turasiga tukubakiye iyindi. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu bane bakora inama zo kwegereza Yesu iki kirema. Ariko Mana we, ariko Mana, Bibiliya ivuze gutya, inzu barayisambura. Ariko umva nibasambura haringaniye hari dushe ya boss, nibapfumura haringaniye na hari icyumba cy'abashyitsi, nibapfumura haringaniye na hari icyumba cya boss, nibapfumura haringaniye na hari icyumba cy'abana, nibapfumura haringaniye na hari stock, nibapfumura haringaniye. Ahubwo Bibiliya ivuga ngo bapfumurira haringaniye naho Yesu ari gukorera, bapfumura haringaniye naho Yesu ari gutabarira, bapfumura haringaniye naho Yesu ari gukiriza indwara, bapfumurira haringaniye naho Yesu ari gutangira abana, bapfumurira haringaniye naho Yesu ari gutangira akazi. Ndinginga Yesu, nawe ndakwinginga wowe unkurikiranye, Imana iguha umugisha, wowe wapfumuriye aho Yesu ari gukorera, wowe uri kumurikirana ku Mpuhwe TV, wapfumuriye aho Yesu ari gukorera, wapfumuriye Yesu ari gutangira abana. Akira umwana mu izina rya Yesu. Wowe umaze igihe mu bugumba utabyara, akira abana mu izina rya Yesu. Wewe uri kumurikirana urwaye diyabete, akira gukira diyabete, kuko wapfumuriye aho Yesu akorera. Yesu ari gukorera ku Mpuhwe TV. Akira gukira diyabete, akira gukira kanseri, akira gukira sida. Yesu nta ndwara n'imwe imunanira. Akira igitangaza cya mariage, akira kuva mu kabare, akira kuva mu bujura, akira mu izina. Ukimurikirana gusa, gikurikirana Impuhwe TV, wapfumuriye aho Yesu akorera. Akira igitanga, akira kudepasa, akira favor y'Imana, akira iterambere mu izina rya Yesu, akira umugisha, akira niko Yesu ambwiye, akira mu izina, akira ubuzima butagira diyabete, akira ubuzima butagira kashe, akira kubyara nawe uheke, wibyara zivamo, wibyara. Yesu aravuze ngo akira, kuko wapfumuriye ku Mpuhwe TV, niho Yesu ari gukorera igitangaza. Wewe urimo urareba gusa, wewe akira umugisha mu izina rya Yesu.
Bibiliya ivuze ngo iki soza umva ukuntu Bibiliya imbwiye kirema barakizamura ariko bamaze kukizamura hejuru aba bagabo bane bakereka Yesu mu mbaga y'abantu benshi bari muri iyo nzu barakibwira ati wamubonye umugabo wambaye ikanzu nziza yego wamubonye umugabo usa neza yego udafite umunyanyaringo byamucanze yego wabonye umugabo uri hariya mu bandi bagabo yego wabonye umugabo uri hariya mu bandi bagore yego wabonye umugabo uri hariya mu bandi abasore yego wabonye umugabo uri imbere y'abari abantu bose ngwe uriya rero niwe tugiye gukwegereza niwe uri bugukize uburema bwawe umaranye igihe umva ubuhanuzi niwe uri bugukize uburema bwawe bwananiranye niwe uri bugukize ibyananiye abantu niwe uri bugukureho karande niwe uri bugukureho inyatsi niwe uri bugukureho dayimoni kurara akomara we ndakubona wowe ugiye gusenya ariko Imana iravuze ngo garukiraho wigenda icyo kibembe nicyo Yesu aje gukoraho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze ngo iki kirema gisubiza abagiteruye kirabwira ati ko ndeba ari kure hajya ahantu ni mu njugunya sindi bupfe hajya ahantu ni mu njugunya cyangwa turamanukana barakibwira ati ntabwo turi bumanukane nawe twe tugiye gukurekurana n'ingobyi yaje kwikoreye tugiye gukurekurana n'ibimaze igihe bikwikoreye uri kubita imbere ya Yesu nabyo twebwe turaguma hano hejuru cyakoze turebe bigiye kukubaho ntabwo turi bujyane nawe umva ukuntu kirema cyavuze cyaravuye ngo noneho ndapfuye ni mu njugunya ndabanza imbavu ziraturika arano ni harehare ni mu njugunya ndabanza ubwonko burameneka ni mu njugunya ndabanza inda iraturika barakibwira ati nubwo ubwonko bwameneka buramenekera imbere ya Yesu arabusubizamo nubwo igifu cyameneka kiramenekera imbere ya Yesu aragikiza. Bibiliya irambwira ngo kino kirema kigira kwizera abantu bo hejuru bagira kwizera barangije bakirekurana n'ingobyi yacyo. Yesu agiye kubona abona umugabo uturutse mu kirere amikubise imbere n'ingobyi. Yesu aratangara umva kantu kanishe muri iri jambo. Yesu atangazwa no kubona umuntu uturutse mu birere. Yesu yubura amaso arebye mu kirere dore ikintu Yesu yaravuze ngo mbonye kwizera. Abona abantu hejuru bamuhanze amaso areba na cya kirema hasi abona nacyo mbere cyakomeje nagutezuka abona kigambiriye gukira. Bibiliya irambwira ngo umva murikirana nahagiye gusengera. Bibiliya irambwira ngo Yesu abonye kwizera ko abantu bari hejuru bakizanye. Yesu arebye kwizera kw'ikirema umva ijambo Yesu yakibwiye kino kirema yagiye ati mwana wanjye Imana ishimwe wewe wabuze ukwita umwana wewe wabuze umubyeyi wewe wabuze akira Yesu akwisa umwana akira Yesu agukuye muri puberi. Yesu avuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe byose shingiye aho uturutse shingiye inzira z'ibirere uciyemo ibyaha byawe byose urabibabariwe. Umva rero umva babandi bavuga za awa batavuga sorry. Umva abantu batifuza ko nawe wabyara. Umva abantu batifuza ko nawe waheka. Umva abantu batifuza ko nawe watwara imodoka. Umva abantu batifuza ko nawe wakwakira Yesu. Umva abantu batifuza ko nawe abana bawe bakwiga heza. Umva abantu batifuza ko nawe wagira ubuzima buzima. Baravuga ati uyu mugabo arigereranije tumuzi muri ibi ariko ibyo kubabarira ibyaha byobyo ntago ari ibye ni iby'Imana yonyine. Yesu abarondora mu mitima. Ndashimira Kristo. Yesu abarondora mu mutima arababwira ati cyambere nimumenye niho twasomye nimumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha. Ndashimira Yesu afite ububasha kuri iyo ngwara. Ndashimira Yesu afite nimumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha.
ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha ndetse n'ibicumuro byabo. Ariko reka mbabwire n'abantu muri abagome, mbabariye ibyaha murasakuje, mbabariye ibyaha muvuza ibigambo. Ese nk'ubu nkoze n'icya kabiri noneho mwavuga ibingana gute nahangisenya? Ese nkoze icya kabiri mwavuga ibingana gute? Yesu abwira abanditsi, abwira abafilosofi, abwira abari bicaye mu iryo teraniro, abwira abari ku murongo, arababwira ati noneho shingiye ku mutima mubi mbabonanye, shingiye ku mutima w'ubucuyi mbabonanye, shingiye ku mutima wo kudashaka ko uyu mwana nawe yabuhoka ngabone aho abandi bashopingira sha, shingiye ku mutima mbabonanye yo kudashaka ko uyu mwana nawe yakora mariage. Nayigiye kubabarira ibyaha byonyene mureka agende, ariko kubera ibigambo muvuze ndafashijwe kuri kimwe. Kubera ibigambo muvuze, ibyo bigambo muvuze ngo ndigera kuba ubugome babonanye, shingiye kuri ibyo bigambo narigiye gukora kimwe, ariko ngiye gukora n'icya kabiri gitari giteganijwe. Ndakoze n'icya kabiri gitari giteganijwe. Umurikiranye uri mu kazi, wicaranye na mugenzi wawe, mufate mu kiganza umubwira ngo Imana ikoze ibya kabiri bitari biteganijwe. Imana ikoze ibya kabiri kubera ibigambo by'abantu. Imana ikoze ibya kabiri bitari biteganijwe. Ariko ma wavuze ko utazabyara, Imana itanze umwana bitari bihari. Nizemera ko inama zabo zisohora, nizemera ko bavugiriza impundu kunesha. Wavuze ko utazakira diyabete, Imana isebye imva bagihari. Hereza Imana icyubahiro. Urankurikiranye uri mu Bushinwa, uri muri Amerika, uri mu Buhinde, uri mu Burayi, uri Burundi, uri Kongo, uri Ghana, ariko uri South Africa, uri mu Rwanda hano. Umva ukuntu Imana ivugiye ku mutima, iravuze ngo kubera ibigambo by'abaturanyi, kubera ibigambo by'abo mukorana, kubera ibigambo by'abakwitege, avuze wiki, aravuze nakoze icyakanga, icyakari gitari giteganijwe. Ntabwo yemera ko bavugiriza impundu kugira gute kunesha. Yesu aravuga ati rero nababonye muri abatindi, reka ngore icya kabiri noneho murushaho kuvuga ibindi bigambo. Yesu yinjira mu murongo wa 10, ndafashijwe. Yinjira mu murongo wa 10 abwira ikirema, aravuga ati mwana wanjye, kubera ibigambo noneho ngiye kugukorera surprise, ngiye kugukorera ikintu gitanga tezefu. Ndakora ikintu gitanga tezefu. Yesu yinjira mu murongo wa 10 mu gice cya kabiri, aravuga ati nona ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utaha. Ndashimira Yesu adakoresha, ndashimira Yesu adakora kuwa mbere, ndashimira Yesu adakora. Reka babwire, Yesu akoze igitangaza ku manywa y'ihanga. Yesu akoze igitangaza ku isabato. Abatabyemera bahari, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu akora igitangaza. Nitaye ku minsi, nitaye ku masaha, abavuze ibigambo bakiri hano, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Hari babagabo bane rero bo hejuru, ndabashimira nabo barahagumasha, bakomeza kureba ibigiye kuba kuri umwana. Ariko ndashimira Yesu abatufite, abandi Imana iduhaye, abandi Imana iduhaye. Ntabwo bazagutamo nuko bashoje, ntabwo bazagutamo nuko utarabyara. Oya, baragufite mama, baragufite papa, ntabwo bazaguharanuka. Mbabarira niba wicaranye n'abantu babiri, mumbere ikiganza umubwire ngo Imana isunika ababivugaho, ikwegereza ababikoraho. Imana ikubita abavuga ko utazabyara, ikwegereza abavuga ko uzabyara. Imana isunika ababivugaho, ikwegereze ababikoraho. Abavuga ko utazabyara urabagwishe, abavuga ko uzapfa udakiza urabagwishe. Ariko Imana igusunikire abatura amagambo mazima,
mwaya turi kwatura ku Mpuhwe TV akira mu izina rya Mane usunikira ababikoraho yigizeyo ababivugaho bagumaho cya kirema umva kandi ushatse cya kirema kirabyuka reba kantu papa iniza iyo ntebe ngakore neza iyi niza hawase ugiye reba kantu ushatse ugafotoye kano kantu nta kibazo reba cya kirema rero iyi ni ingobyi kijyamye mu ngobyi wakibonye iki kirema mwebwe mu muri cyane ni mu ndege iyi ni ingobyi yaje kikoreye Yesu amaze gutegeka umva Yesu amaze gutegeka byuka wikorere ingobyi yawe utahe ikirema iri tegeko rya Yesu ryinjira mu mitsi dafashijwe iri tegeko rya Yesu ryinjira mu misokoro iri tegeko rya Yesu ryinjira mu nyama ndafashijwe iri tegeko rya Yesu ryinjira mu kazi iri tegeko rya Yesu ryinjira mu bitabyara iri tegeko rya Yesu ryinjira mu mashuri y'abana iyi ngobyi nayo imenye yuko Yesu atanze itegeko ikirema kiricara ndafashijwe ikirema kiricara reba kimaze kwicara iki ni ikirema kimaze kwicara ndashimira itegeko rya Yesu ryinjiye mu nyama z'ubwoba itegeko rya Yesu ryinjira mu isokoro itegeko rya Yesu ndavuze ngo ryinjire aho bitembera byemeye itegeko rya Yesu ryinjire muri ako kazi usigaranye ibikarito usigaranye imbeba zonyine itegeko rya Yesu rigira gutarata ryinjire muri ibyo bikarito ariko mana we itegeko rya Yesu ryinjire mu kibanza cyabuze umukiriya itegeko rya Yesu kirema kirangije kirabyuka kirabyuka kimaze kubyuka biremera ibintu byari byaranze biremera papa ibintu byari byaranze biremera kubera itegeko rya Yesu ikirema kirangije kikorera ingobyi ndeba gato ndeba wowe umurikiranye ikirema kikorera ingobyi kimaze kwikorera ingobyi kimaze kuyikorera ingobyi kirangije kibwira abantu bari ku murongo ni murebe kibwira abantu bari ku murongo kirabwira ati noneho byahindutse muraba inzira noneho inzira murayima bo abantu bari bakinye inzira baravuga ati noneho inzira turayiguha turabona byahindutse ikirema bagihereza inzira Bibiliya yavuze ngo kimaze kwikorera ingobyi yacyo kibaca imbere ntabwo cyabaciye inyuma cyangwa ibumoso ntabwo cyabaciye iburyo cyabaciye imbere kibaca imbere kiratambuka kiragenda byemeye nacyo cyakoze mariage kibaca imbere nacyo cyitwara kibaca imbere kiri mu nzu yacyo kibaca imbere ariko maracyabyaye kibaca imbere mu kazi byemeye kibaca imbere ndashimira Yesu cyuzuye umwuka wera cyavuye mu byaha kibaca imbere kibaca imbere abantu bakinye inzira baribonye barirebesha amaso yacyo umva ijambo bavuze twasomye baravuze ngo ni ukuri mwene ibi ijambo ry'abembaga ngo turatangaye ibi bintu ntabwo twigeze kubibona tubirebesha amaso yacu ibintu uyu mugabo akoreye iki kirema ntabwo twigeze kubibona ndahanuye mu izina rya Yesu ndahanuye mu izina rya Yesu ndahanuye mu izina rya Yesu abantu nibakuboneho ibyo batigeze babona abantu nibakuboneho ibyo batigeze babona abantu nibakuboneho ibyo batigeze babona mu bana bawe nibababoneho ibyo batigeze babona mu kazi kawe nibakaboneho ibyo batigeze babona pera haleluya Imana ishimwe cyane kibaca imbere bagihereza inzira kirasohoka reka manure uno buhanuzi ndabuhanura amagaze mu izina rya Yesu ndahanura wowe umurikiye uri mu Rwanda uri murakurikirana Impuhwe TV uri muri Amerika ndabona wicaye mu ntebe uri kwibaza ngo ndabigenza gute wewe wa mama wicaye mu ntebe mu Burayi ngaho ndabona byagucanza
ariko iyeri nabwiye komana we uri Burundi ndabona byaguca uri kwibaza ukuntu abana bawe bazongera kugusanga aho ngaho eko ndabona Imana ibyinjiye yibereye mu kazi mama tuzi umutima mama wowe uri Burundi ndabona byaguca uri mu yitatu uri murasenga wicaye Bujumbura wicaye Bujumbura kuna hamba Imana navuze gutyo navuze ita kuguhuza n'abana bawe iguhuje n'urubyaro rwawe baraje ese ko baje abategori baraja he kitse umutima muntu Imana yambye kuko batumuriye ku muhetifi akira abana bawe mwizina wowe ujyanye se hashika Imana irambye umva mama wowe ujyanye muri kane Imana irambye ikubyukije ku gisasiro irakubyukije sa abantu baye bacukwiva bari bitaguye amatangazo byo gutahe mwizina akomara we koma byuka uta ikiye ivuze ivuge ku muhanuzi iravuze ngo byuka uta isibyimfa rusorora nagusajya mwizina rya Yesu nagusajya nikimana ivuze byuka wikorere ingobyi yawe utahe taha mwizina rya Yesu kibaca imbere kikiremasha byemeye bari bazo kizagwa ku nzira babona biremeye kibahe baragira bati noneho twakwinizira kenshi iyo turayiguha turabona byemeye umva manure uri kumwe n'umuntu muri gukorana muri shika uri kumwe n'umuntu muri gukorana hano mu muji uri kumwe n'abantu muri gukorana muri Zambia uri gukorana mu Burayi ufate mu kiganza uri mu rugo uri famille uri wicaye n'umugore wawe n'abana bawe fatwa mu mwejyanye mu kiganza muhanurira ijambo ry'ubuhanuzi mubwire ndabakwinizira winjira bayiguhaye isohoka abakwinizira winjira bayiguhaye isohoka abakwinizira winjira bayiguhaye isohoka ngiye guhanura ibintu bitatu kandi biremwe nonaha si ibya kera biremye kano kanya ntabwo ari ibyejo ubu ibintu bitatu ugiye guhanura ufate mu kiganza ubwenge Imana izanye impinduka akira impinduka mubwire ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi mubwire ngo birahindutse ibyaje bikwikoreye nawe utashe ubyikoreye ingobyi yaje kwikoreye nawe utashe uyikoreye zamura haleluya ubuhanuzi bwa kabiri ufate mu kiganza umubwire yera ibikoze bagihari abakwinizira bagihari ni Imana iguhere ijambo abakwinizira bagihari tera haleluya ni by'Imana imbi abakwinizira winjira bayiguhaye usohoka niko Imana yanjye ivuze kirema kirangije kirasohoka cyemye abakinizira bagihizira ingobyi yaje kikoreye nacyo birahinduka kirayikorera n'ukuri kw'Imana ndahanura imbere y'Iyera ndahanura ku nkwetive Imana irambwiye ngo birahindutse mama urajyanye papa byuka umaze igihe mu bushomeri jya mu kazi mama ndakubyara mu izina rya Yesu Imana irambye iguhaye umwana wowe umaze imyaka myinshi nta mwana akira umwana mu izina rya Yesu niko Imana imbwiye akira umwana wowe umaze gutabyara akira umwana ururagwe rwakira umwana mu izina rya Yesu urangurikiye se watumuriye ku muhetivi akira umwana akira iterambere akira amafaranga akira akazi wowe watinze mu byaha akira umwuka wera va mu byaha va mu businzi va mu bujura va mu kwikinisha va mu bugome akira kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu aravuze ngo yongeye kuvyiyumva ndakubona bo umaze mu gutaha ubwira yati Imana n'abantu ngorere mariage mbonye wambaye impeta wa mukobwa ambara impeta mu izina rya Yesu wewe ndakubona ufite inzandiko zirindwi wandikiye Yesu umuzuro w'Imana irambiye ngo uyu munsi inyujijemo agakato utabawe bagihari mu izina rya ku Muhezera TV uramurikiranye akira igitangaza cy'Imana akira impinduka akira guca imbere y'abakwimizira akira guca imbere y'abarupizi akira kwinjira muri Kanani yawe mu izina rya Yesu. God bless you. Nitwe Liliana Cyayisaba nuko nahamagawe manuye mu ijambo
akira ubuhanuzi, akira favor y'Imana, akira igitangaza, akira kunguka muri shike, akira se, genda uri indege, genda jya kurangura mu Bushinwa, genda mwizina ndakoriasi, wow, genda mwizina rya Yesu, genda ugurisha ibyo bibanza byawe, genda akira abakiriya, akira mariage, akira akazi, akira umwuka wera, akira mwizina rya Yesu. Niko Imana imbwira, byuka Faisal, byuka Sehashika, byuka i Kanombe mu bitaro, wowe wari ugiye kubarwa mu nda, Imana yavuze icumi yakivunye, ntabwo uri bubarwe mu izina ryayo, wari ufite randevu, Imana iravuze ngo iragukijije, ariko ntabwo tukubujije kugenda kwisuzumisha, genda wisuzumishe, abaganga nabo bubahwe, Imana ibaha umugisha, bakora ibyabo Imana igakora ibyabo, ngo wongeye kuvyiyumva ngo kugaruka kandi yo ukugenderera abandi nangeriya nusiki mu izina rya Yesu, kugenderera abandi umuyobozi w'Impuhwe TV n'umusiki, ukugenderera abandi abo turiko muri studio z'Impuhwe TV nubasiki, ukugenderera abandi abanyarwanda nubasiki, ukugenderera abandi igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ugisiki mu izina rya, ukugenderera abandi, ukugenderera abayobozi, perezida wacu w'u Rwanda n'umusiki, ukomeza umwungura ubwenge, umuhumugisha mu izina rya Yesu, ukugenderera abapolisi ba Kenya, ari kugendera abapolisi bacu b'u Rwanda baducungira umutekano amanywa na nijoro, ukugenderera ribu zacu, ukugenderera abaganga bacu, ukugenderera imfubyi, ukugenderera abapfakazi, ukugenderera abandi, nusige uburasirazuba bwacu, nusige uburengera bwacu, nusige amajyepfo, nusige amajyaruguru, nusige imipaka mu izina rya Yesu, udutabare nawe, uturengere nawe. Turashaka ko igihugu cyacu kiba paradizo, turashaka ko abanyarwanda bose baba bahe, nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turashaka ko abanyarwanda ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, wabuzura umwuka wera mu izina rya Yesu. Urakoze ba, tugushimiye neza yawe, ivyatubayeho byose tukwajije n'ibiri imbere, tuvyatse Imana Data, tubyinginga mu mazina atatu, Imana, Umwana, Umwuka wera. Urakoze, tugushimiye byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. God bless you. Wakira igitangaza cyo gutambuka imbere y'abakwimizira mu izina rya Yesu, amen.